turabasuhuje bakunzi bacu kuri Rising Engineer 2020 twizeye ko meza amahoro aho muherereye hose. Shuje by'umwihariko abantu bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko uyu munsi tunasuhuze abakunzi bacu dukurikirana bari mu gihugu cya Philippines no mu gihugu cya Oman. Mugire amahoro. Uyu munsi tugiye kubaganirira ku mabwiriza y'ubuziranenge akoreshwa mu Rwanda, duhereye ku mabwiriza agenga ibikoresho by'ubwubatsi. Reka rero mu ntangiriro tuganire ku mabwiriza y'ubuziranenge agenga umucanga ukoreshwa mu bwubatsi. Bizi yuko umucanga ukoreshwa cyane mu bwubatsi butandukanye, ariko by'umwihariko mu nzu cyangwa se ku mazu atandukanye, yari amazu y'ubucuruzi, amazu akorerwamo n'inzego z'ubuyobozi bwa leta, cyangwa se amazu yo guturamo. Kimwe mu bikoresho bikomeye cyane dukoresha cyane ni umucanga mu bintu bitandukanye. Dushobora kuwukoresha tugiye gukora beton, igihe dukeneramo umucanga tukawuvanga na sima na ferabeto n'ibindi. Dushobora gukoresha kandi umucanga tugiye gukora nk'igishahuro cyo gutera imbere mu nzu cyangwa inyuma cyangwa se igipande, ariko dushobora no gukoresha n'umucanga mu bindi bintu bitandukanye, uvanze cyangwa se utavanze na sima. Ariko se uyu mucanga ugomba kuwujuje ibihe bisabwa? Kugira ngo dusobanukirwe neza rero, reka dusimbukire mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge RSB, tubaze ese ubundi mu Rwanda hari amabwiriza y'ubuziranenge yihariye agenga umucanga? Igisubizo ni yego. Hari amabwiriza y'ubuziranenge nimero RS 10-7 cyangwa RS 107 agenga ubuziranenge mu Rwanda. Aya mabwiriza rero akaba agaragaza imiterere yemewe ku mucanga usanzwe ukoreshwa mu bwubatsi bw'amazu. Amabwiriza akosora kandi agakuraho amabwiriza abanza, kandi mu kuyakora hifashishijwe amabwiriza y'ubuziranenge yo mu Bwongereza BS 1199 na BS 1200 agaragaza imiterere yemewe iranga umucanga usanzwe wubakishwa mu mazu. Ahangaha reka turebe ngo muri aya mabwiriza y'ubuziranenge harimo iki tugiye kubavumbiramo, kubera yuko aya mabwiriza dusanze yanditse mu rurimi rw'icyongereza, ariko reka twebwe tubaciremo mu ncamakeya ngo ni ibiki birimo mu rurimi rw'ikinyarwanda. Impamvu ni uko abadukurikira benshi ntabwo abantu bose bizi icyongereza. Hari abantu dufite hano dukurikira ku rubuga, harimo abantu bashaka kuzakoresha mu by'ubwubatsi kubakisha amazu yabo, harimo abubatsi, abafundi, abayede, ariko kandi n'aba engineer. Namwe nta kibazo, tujye dufasha abaturage kumva ibintu byinshi dufite. Aya mabwiriza tuyashyire mu rurimi abantu benshi bashobora kumva, kuko si benshi bumva icyongereza. Ariko mwege ababishoboye mwazasimbukira muri RSB mukagura amabwiriza y'ubuziranenge mu rurimi rw'icyongereza, mukisomera byinshi byanditsemo. Ariko reka nze babwire incamake y'ibikubiye muri aya mabwiriza y'ubuziranenge agenga umucanga. Icya mbere kirimo amabwiriza y'ubuziranenge ni uburyo bwo gupima umucanga mu gihe turimo gushaka kumenya ubwiza bwawo cyangwa se kandi. Ikibazo umuntu yakwibaza kandi akayishakira muri aya mabwiriza ya Rwanda Standard RS 107 ni ukureba niba ese hari uburyo bugenwa n'amabwiriza bwo gupima ubwiza bw'umucanga. Igisubizo ni yego. Twasanze hari amabwiriza. Muri aya mabwiriza rero uburyo bwemewe bwo gutunganya umucanga ugiye gupimwa ni ukuwoza cyangwa se washing, no kuwuturisha decantation, bigakurikirwa no kuwuyungurura cyangwa se bita mu cyongereza dry sieving. Ubu nibwo buryo rero ubu ngubu bwemewe bwo gukoresha dupima ubwiza bw'umucanga, bukaba busimbura uburyo bwahozeho bwa mbere bwo bwari ukuyungurura gusa. Ikibazo cy'amatsiko twaze twibaza kubera iki uburyo bwa mbere bwasimbujwe uburyo bwa kabiri bwo kubanza kuwushyira mu mazi badakoresheje akayunguruzo gusa. Impamvu ni uko uburyo bwo kwinika umucanga mu mazi butuma tumenya ibindi biri mu mucanga bitari umucanga, urugero itaka, ibumba, cyangwa se ibindi bintu nk'umwanda wundi waba uri mu mucanga. Uburyo bukaba bwarese bukuraho uburyo bwa mbere ntabwo bukemewe gukoreshwa bupima ubuziranenge bw'umucanga cyangwa se gupima ubwiza bw'umucanga. Hano ubundi aya mabwiriza y'ubuziranenge avuga iki ku bwoko bw'umucanga bushobora kuba bwaboneka hano mu Rwanda? Aya mabwiriza y'ubuziranenge aribanda ku bintu bitatu, aho umucanga ushobora guturuka mu buryo butatu. Icya mbere ni umucanga uturutse mu isuri cyangwa se umucanga bita umucanga w'isuri, cyangwa twita umucanga wo mu mazi. Uburyo bwa kabiri ni umucanga wavuye mu mabuye bahonze, cyo bita cyongereza crushed stones.
hanyuma uburyo bwa gatatu ni graviyo. Ibi nibyo rero tugiye kurebera hamwe muri aya mabwiriza y'ubuziranenge, cyangwa se nibyo amabwiriza y'ubuziranenge avuga, nibyo yita umucanga. Ikibazo kindi twibajije ngo ubundi uyu mucanga bavuga ahangaha ni umucanga ukoreshwa hehe? Amabwiriza yacu y'ubuziranenge rero RS 107 aratubwira ko ari umucanga ugiye gukoreshwa mu bwubatsi bw'amazu, mu gutera igipande cyangwa igishahuro imbere mu nzu cyangwa se hanze, ukaba wakoreshwa uvanze cyangwa utavanze na sima. Ariko ntabwo ari sima gusa, ushobora kuba uvanze na sima cyangwa uvanze n'ishwagara, cyangwa se ukoreshwa wonyine. Ikindi kandi nuko ushobora gukoreshwa mu gipondo cyo kubakisha amatafari cyangwa se amabuye, cyangwa se ukaba wakoreshwa nanone mu kumena beto cyangwa mu gukora beto. Uwo ni umucanga rero dukomeza kuganiraho muri amabwiriza y'ubuziranenge RS 107. Ikibazo gikurikiyeho wakoze uti ubundi umucanga witwa umucanga ari uko wujuje ibihe bipimo cyangwa se ungana ute? Muri rwanda rw'akayunguruzo twabonye hari amabwiriza nuko uyu mucanga ugomba kuba byibura waca mu kayunguruzo 0.74 bya milimetero kugeza kuri milimetero 4.75. Aka kayunguruzo rero mu rwego mpuzamahanga niko bita standard RS-sieve, muri izo cyangwa International Standard Organization kakaba eco-sieve nimero 200, naho agatoya kakaba ari sieve nimero 4. Hari igihe ushobora gukoresha rero ibipimo bya milimetero cyangwa se bakoresha nimero igihe bavuga ku bunini bw'akayunguruzo. Mubara ngo tuvuze ngo nimero 200 ni ka kane gato cyane gashoboka, naho nimero 4 ni kara kanini gafite imyenge minini ya milimetero 4.75. Muri ibyo rero muri aya mabwiriza y'ubuziranenge rero aya ngatimo kuvuga RS 107 batubwiramo ubwoko bw'umucanga bitewe n'ingano yawo, yuko hari umucanga usanzwe, yuko ari umucanga abantu bacukuye hanze ahantu wagiye ubwawe wiyungurura ukitsindagira. Ahangaha akaba icyo bita ikirombe. Mu kirombe rero hano kuri icyo bita umucanga usanzwe. Ubundi akaba hari umucanga munini, umucanga munini cyangwa se icyo bita mu Cyongereza coarse sand. Uyu mucanga munini rero ni umucanga ufite utuntu tuwugize cyangwa utubuyenge dushobora guca mu kayunguruzo ka milimetero 4.75. Ako ni akayunguruzo nimero 4, ariko ntuce mu kayunguruzo cyangwa se ugatangirwa n'akayunguruzo ka milimetero 2 cyangwa se akayunguruzo bita nimero 10. Uyu no bita rero coarse sand, cyangwa se twashyize mu Kinyarwanda tubyita umucanga munini. Nanga mutubwiye niba koko uko tubyise mu Kinyarwanda ariko bimeze, ko turimo turafasha abantu batandukanye. Hari abatazi n'ururimi rw'Icyongereza, ariko nabo tugomba gufasha kubisobanukirwa. Ikindi nuko rero hari umucanga bita ko uringaniye, cyo bita medium sand. Umucanga urunganiye rero ufite utubuyenge dushobora guca mu kayunguruzo ka milimetero 2, ariko kakayunguruzo kabonye nimero 10, ariko ntunyure mu kayunguruzo ka nimero 40. Aka ni akayunguruzo gafite ibice 425 bya milimetero, cyangwa se 0.425 bya milimetero. Ngo bita umucanga uyunguriye muri amabwiriza y'ubuziranenge medium sand. Hanyuma kandi harimo umucanga muto fine sand. Uyu mucanga muto ni igihe ushobora guca muri ka kayunguruzo ka nimero 40, nuba gafite 0.425 bya milimetero, ariko ugafatwa n'akayunguruzo ka nimero 200. Twabonye ko aka niko kayunguruzo ka 200 gafite ibice 0.025 bya milimetero. Uyu mutanga bita rero umucanga muto cyangwa fine sand. Amabwiriza kandi hari bindi adusobanurira ngo umucanga bavuga ko usukuye ugomba kuba umeze, bakatubwira umucanga w'itaka, bakatubwira umucanga w'ibumba nawo ukugomba kuba umeze. Hanyuma bakatubwira kandi icyo nge nise ngo ni igipondo, icyo twita mota, cyangwa se igishahuro twita mu ruzungu plaster. Ibi byose amabwiriza bisobanura, nawe wagenda ukayafata ugateramo ijisho. Reka rero tubabwire ukuntu bamenya ubwiza bw'umucanga, cyangwa se icyo aya mabwiriza y'ubuziranenge avuga ku bwiza bw'umucanga.
ikindi dusanga muri aya mabwiriza rero ni ibiranga umucanga mwiza cyangwa quality of sands, bivuga ngo ubwiza bw'umucanga ni ubuhe. Nuko rero ndibutse ko tuvuga ku mucanga ukoreshwa hano mu bwubatsi bw'amazu, harimo sima cyangwa hatarimo sima, mu gutera igipande, igishahuro, mu gukora beto n'ibindi. Uyu mucanga rero ugomba kuba ufite ubwiza buhagije, nta bintu, nta mwanda na mukeya urimo. Ikindi nuko ibigize umucanga cyangwa se utubuyenge, icyo abahanga bita mu rurimi rw'amahanga particles cyangwa se particles, zigomba kuba zifite ibipimo byenda kungana kandi biteye neza. Hanyuma icyanyuma nuko mu mucanga agomba kuba nta binyabutabire biba birimo, ibinyabutabire bitandukanye nk'umunyu n'ibindi bishobora kwangiza umucanga wacu igihe wakoreshejwe. Reka tubwire ko rero aya mabwiriza y'ubuziranenge tubaciremo mu ncamake, ariko uyashaka wakwegera ikigo gishinzwe amabwiriza y'ubuziranenge RSB ukigurira amabwiriza, uko amabwiriza barayatanga, cyangwa se washaka gusoma ukagenda ukajya muri library yabo ukicara ugasoma amabwiriza y'ubuziranenge ukitahira. Hanyuma rero reka dusoreze ahangaha tubabwira ngo mwakoze kubana natwe, ariko nimutubwire mwebwe se mubyumvise muti, ese hari ikintu wungukiyemo ahangaha? Hari andi mabwiriza se y'ubuziranenge ushaka yuko twagusomera tukakubwira ibiyagize, cyane cyane ari muri sekiteri cyangwa se muri domaine y'ubwubatsi, ndavuga muri engineering? Niba gihari twandikira hano hasi muri comment utubwire, cyangwa twandikire kuri email yacu, nayo urayibona ahangaha. Hanyuma tubagezeho byinshi bitandukanye mu mabwiriza y'ubuziranenge hano mu Rwanda. Katubashimire rero, tubasezerero tubabwira ngo ni ubutaha, mugire amahoro.